Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Ndabaramukije inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu. Nitwa MUTUYEMUNGU Jean-Pierre, ni umubwirizabutumwa bwiza. Nejejwe n'Imana kongera kugaruka kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana, twongera gushimira ababanye natwe kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru, dore tugeze ku musozo wacyo. Mumfashe dushimire abitanze kuva ku wa mbere batugezaho ubutumwa bwiza. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Nanjye ndaje ngo dusozanye iki cyumweru kandi tuzakomeze gufashwa, ndetse ijambo ry'Imana rikomeze kutubera umuyobozi, ritubera umucyo, ritubera ubuzima. Ijambo ry'Imana turyemerere rituyobore muri iyi weekend tugiye kwinjiramo. Twebweho tuzasubira ku munsi wa mbere, nibwo ijambo ry'Imana ryongera guca kuri SAVEUR divine. Ijambo ry'Imana rero ni ibiryo bidutunga buri munsi, ni ubuzima, cyane ko Yesu yarivuzeho akavuga ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ubwo yavugaga ibiryo bisanzwe, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Ijambo ry'Imana muryemere, niryo ribakiza. Imana iguha umugisha. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 12. Dusome duhereye ku murongo wa mbere, tuhasome imirongo mikeya twihuse. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje abayuda, ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda 4 agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Amen. Murongo wa 6 uravuze ngo Herode araye ari umusohore. Iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare 2 aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenye ibyo marayika akoze ko ari by'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa, rurabikingurira ubwarwo. Barasohoka banyura inzira imwe. Uwo mwanya marayika amusigaho. Imana ihabwe icyubahiro. Dusomye amagambo maremare, ni inkuru ndende kandi iryoshye, numvaga ntayicamo kabiri. N'ubu ngubu uretse gusiganwa n'iminota, ubundi numvaga nshaka kurangiza iyo mirongo yose nibura uko ari 18, ariko indi nawe uze gukomeza kuyisoma. Murabizi ko dufite ijambo ry'Imana ririmo rituyobora muri iki cyumweru, tuvuga, duhamya, dutangariza abafite intimba, dutangariza abasenga, dutangariza abizera, abasubijwe n'abatarasubizwa, abategereje Imana
mwese tubabwira ngo Imana yumva amasengesho y'abera, Imana isubiza gusenga kw'abera. Rangurura maze utangariza abafite intimba, bwira n'abo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara abayo, iyo dusenga iratwumva. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye kurangurura tubwire abashaka kwiyahura, tubwire abafite intimba mu mitima bibaza ngo mbese Imana iriho? Ese niba iriho iranyumva? Kimwe mu bibazo umutima ubaza umuntu iyo ari hagati mu bigeragezo, cyane cyane iyo urugamba rutinze, ni ijwi rimubaza rivuye muri we, rivuye mu mutima, rimubaza ngo ariko koko Imana iriho? Icyo reka tugisubize, dutangaze tukubwire ngo Imana irahari. Niyo utayibona, ibiri mu kazi, ibirimo gukora, Imana ishimwe. Icya kabiri, mbese ko itansubiza, turashaka kuvuga ko Imana yasubiza amasengesho y'abera, rimwe na rimwe ikabikora mu gihe twari tubyizeye, mu gihe twashakaga, twasabaga, bigashobora no gukorwa mu gihe tutatekerezaga ko arimo byabamo, ariko Imana yo irakora. Dushingiye kuri iri jambo dusomye mu byakozwe n'intumwa, tubonye uburyo Herode yafashe abantu b'Imana atangira kubica mu gihe cy'ububyutse. Arabica, yica Yakobo intumwa, yari n'umushumba muri Yerusalemu. Arangije aramwica, amwica urupfu rubabaje cyane. Hanyuma ngo Abayuda, wakwibaza ngo Abayuda ko bari bene wabo bishimiraga iki? Nuko bari barakomeje imigenzo ya Kiyuda, kandi aba ba Yakobo na ba Yohana bo bahamya ko Kristo yazutse. Natwe turahamya ko yazutse ari muzima. Hanyuma rero buzuye umwuka wera bakorera Imana, Abayuda babagirira ishyari. Ngubwo Herode rero yicaga Yakobo, hanyuma ngo Abayuda babikomera amashyi, barishima cyane. Herode nawe rero ngo abonye abanejeje, ariyongeza, ajya kwiyongeza ngo yice na Petero, nawe yari umushumba ukomeye cyane muri Yerusalemu, bari inkingi z'itorero. Hanyuma ngo ab'itorero barubyumvishe, ntibacicika, baravuga ngo nubwo ntacyo twakora kuri Herode, ariko hejuru ya Herode hari Imana. Imana ihimbazwe. Bamenye ibanga ryo gusenga, bajya ku mavi, baravuga ngo ni Imana, tugiye gutuma amasengesho aho tutakwigerera. Imana ishimwe. Tugiye gutuma amasengesho twebwe aho tutagera. Barayatuma, babwira umwami Yesu bati tubohorere Petero. Bibiliya iratubwiye ngo yarakingiranywe hagati y'abasirikare 16 aboheshejwe iminyururu. Hanyuma ngo bagisenga, marayika aramanuka amukoma mu mbavu, aramubwira ngo byuka. Hanyuma ngo amubwiye ngo nabyuka, arakanguka, iminyururu imuvaho. Aramubwira ngo itera umwitero wawe wambare. Isi yari yakwambitse ubusa, ariko kwambara ukomere, ukwete n'inkweto, wambara inkweto, hanyuma unkurikire. Ngo barasohoka, inzugi zirabimenya, zirikingura, kuko abera bari barimo basenga. Umurongo nagarukiyeho ntasomye, wavuze kugeze ku murongo wa 13 n'uwa 14, ngo arasohoka aragenda, marayika musigaho. Ariko ngubwo yagendaga ageze kwa babanyamasengesho bari barimo basengera, ngo umwana w'umukobwa wamukinguriye, ngo aragaruka arababwira ati ni Petero. Nabo ntibabyizera, kuko bumvaga nubwo barimo basenga Imana itari bubakirize Petero. Ariko ndatangaje ngo amasengesho Imana yacu irayumva, kandi mu masengesho Imana irakora. Amasengesho azaguterura, agukura ahantu akugeza ahandi. Amasengesho azagukuraho ibyo abaganga bananiwe, azakora iby'umuryango wawe wananiwe. Gusenga ntukabireke, Imana yumva gusenga kw'abera. Imana iguha umugisha, ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Amen. Bifurije weekend nziza, mubane n'Imana. Amen.